ku itariki ya mbere z'ukwa kane abenshi tumenyereye ko ari umunsi wo kubeshya, tumenyereye ko abantu babeshyanya bakabeshyanya utuntu duto cyane, utuntu duto duto tutagize icyo dutwaye, ariko ubwo uyu munsi wageraga umugabo utuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Remera yabeshye rwiyemezamirimo utanga serivisi zo gushyingura, amubwira ko yamukorera isanduku ye bakanacukura n'imva kuko ngo umusaza baturanye yitabye Imana. Rwiyemezamirimo yakoze ibyo bamusabye byose, rero yaragiye agura imbaho zihenze, agura igitambaro ndetse acukura n'iyo mva, ariko ubwo yazanaga ibyo bikoresho yabitunganyije neza byarangiye, yatunguwe no gusanga umusaza yari ayizaniye akiri muzima, yewe akiri mu gihege ndetse nta n'ikibazo afite. Rwiyemezamirimo rero yakubiswe n'inkuba, atangira kwibaza uko biri bugende ndetse n'amafaranga yari yabitayeho biramuyobera, niko kuvuga ati rero mumpe amafaranga yanjye nitahire. Nimero yaramamagaye barambwira ngo twagize ibyago, umusaza Kajuga yitabye Imana. Barambwira ati turashaka isanduka tugashaka n'imva yo gushyingura kuko ari rwiyemezamirimo wo kwirimbi rusange. Ubwo nahise n'ubundi mamagara umubaji, isanduka turayitunganya, igitambaro njya kugishaka ndakigura. Ubwo bagiye gutegura irimbi nabo barimo gutegura ahari bushyingurwe. Ndamanuka ngeze mu mujyi rwa Gitima, abaturage bose baranje amajama bati Kajuga apfuye ate ko tuzi ko ariho katarwaye. Ni wakubiswe n'inkuba wumvishe ko bakubeshe? Nahise numirwa cyane, ahubwo ngira ikibazo cyane, igihombo cyabineye kuko nakoze ibyo nari gukora, nicyo gitambaro nabwo sinari kukigura. N'abakoze irimbi nabo bahembesheje kandi umuntu atapfuye, ubwo nawe imvira aho irimo ubusa. Iyi niyo sanduku bari bagukoresha? Ni iyi ngiyi sanduka. Ni umwe mu baturage baturanye n'uyu musaza bavuze ko uyu musore ashobora kuba yarakoze ibi ngibi atari uko wenda ari iyindi mpamvu, ahubwo ari umunsi wo kubeshya. Ibi byose ngo yabikoze kubera ko ari umunsi wo kubeshya, kuko ku munsi wo kubeshya buri wese ategura ikinyoma ubundi akagisangiza bagenzi be. Itariki yo kubeshya wenda simbizi, nta mu gihugu yemeye, nta nubwo mbizi, ariko umuntu yakabeshya yabeshya ibintu bigaragara bitari ntuza bitabize gutyo. Koko Mana biratangaje, ahubwo mu bintu byo kubeshya ngo umuntu yapfuye, ibyo ntabwo birimo. Ni ishyano nyine twagushije. Ubundi ibintu byo kubeshya ugombye kubeshya ikintu kigaragara gito ariko kitari kiriya cy'ikibazo. Bahise babimbwira ko umuhungu w'iwanjye ngo yatumije isanduka avuga yuko hari umuntu wapfuye, bagezeho basanga ari muzima, bayizana iwanjye. Bahise babimbwira ngo ni inyishyure. Byadutunguye cyane, twumvisha ari ikintu kidasanzwe muri iki gihugu cy'u Rwanda, gufata ikintu ukakirema ngo umuntu yapfuye kandi atigeze apfa. Umugoroba nyine nta yindi nkuru iri muri uyu mujyi, byaramurerwa byo kugira ngo umuntu bamubike ari muzima. Banengarira imyitwarire uyu musore yagaragaye, ajya kubeshyira umusaza wari utuye muri karitsiye yabo ko ashobora kuba yapfuye kandi bamubeshyera yewe ari na muzima, ari mu gihege. Ibi ngibi rero bakavuga ko ari icyaha cyo kubeshyera umuntu ndetse n'icyaha cy'inyoko muntu. Ibi bintu ntabwo ari byo, nubwo ari umunsi wo kubeshya ariko hari ibyo wabeshya n'ibyo utabeshya. Ahubwo uyu muntu wabivuze bakaba bamukurikirana, kwica umuntu akiriho. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Ndi Justin Irakoze, umuhungu w'Abanyarwanda. Ngaho kandi subscribe kuri Kigali TV Show. Ikaze.